yakamwana nukuvuga ngo uba uriwe reka nyine baho ukunda kubaho mu buzima wita ku buzima bwawe utita ku buzima bw'abandi yego nibyo ariko inshingano za mbere Imana irambwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda urabanza wikunde ubone gukunda mugenzi wawe yes kamuce nyuma yego ibindi byose yabyihanganira ariko iyo byagezeho gucana inyuma yanagutwika yego wowe umuntu aguciye inyuma njyanciye inyuma namusengera ko cyumva ko bari batamusengera nukuvuga ngo icyo namukorera hari ikintu cyamaze kuba ntacyo wagihinduraho urumva icyo cyamaze kuba ntacyo wagihinduraho nukuvuga ngo rero iyo cyamaze tubuze urugero tuvuge uramutse uje ugasanga gihe cyacu nubona mugenzi afite ikibazo mwegera mu surprise ufite icyo kibazo mutabare narimo kurira umubwe umufashe rire yes nibyo ngibyo arire aboroge yego koko Imana amwe ngo umuntu najye ashaka nko kurira wowe ushaka kurira byanyabyo ushaka gufata umwanya ukajya ahantu ugasenga ukavuga ati Imana nakubabaje nakoze byaha ukarira nyine ukagira emotion Imana iramanuka ikagusubiza umuntu namutsa gukoreye amakosa akakubabaza yego nuko kuko inzova higeze ahineye harera ineye arera igitafu dukubita agapera ariko gatoya akapela ku muntu abantu barakuzi baragukunda kandi n'abafana bawe yego kubita akantu gatoya kugira ngo wetavane ibyo n'igitafu akapela je mu gitondo kare cyane nje nakije kwa mabukwe mfite umucinya mwinshi cyane n'ubura kari bwishimye mabukwe kimbona tibite musore se musubizani dore karabwagiye mukore mwampaye tode yanciye nyuma ninje wamushatse kandi sinabo bamushatse gitafa amakuru ni meza meze neza cyane urakomeye cyane ndakomeye kabisa waruraho nari ndaho meze neza kabisa nta kibazo kuri imihanda se bimeze bite imihanda ni neza nyine no kungo kurabona ko mukanya biremera mukanya bikanga mukanya ukumva inkuru hakaza n'izindi nkuru zivuguruza indi nkuru no kuvanga imihanda nyine nagatwiko hari inkuriza ati niyo mukandi kanya ngibaye igihugu akaza indi nkuru nayo ivuguruza yayindi yego ku bintu kuri imihanda byakomeye imihanda bari danje ariko imihanda impamvu bari danje impamvu nyine urabona ko umuntu wese ababyuka tutubika nashaka amafaranga nta muntu muri iminsi ukibyuka mu gitondo saa 2 buri muntu wese asagabyuka mu ruturuturu ni imwe zuzu umuntu wese amamo gutegura ubwo agomba gukora gahunda yo munsi inyoni zikivuga inyoni ntabwo duseka tuzitanga kubyuka inyoni zigutanze kubyuka ufite ikibazo gikomeye uba wahiye inyoni byubuze inyoni ibyo ivuga guhera saa 9 no kuvuga ngo niba upanga umunsi wawe saa 7 z'ijoro kicura gitukira gahunda zawe ku murongo inyoni ujye uyitange gupanga gahunda zawe nibaraga kapu gafata vuba yego ni gutanga kubyuka uba wahiye ntago amafaranga wabona wayakorese kandi uva inyoni yagutanze kubyuka inyoni irabyutse ari inyoni yaraye hanze yaraye ibyapa wowe waraye mu nzu inyoni ikagutanga kubyuka uba wahiye ibintu byiza nuko wabyuka amajoro kugira ngo ugire gute iyo umuntu akora n'ahazaza he haba heza ariko umuntu udakunda gukora n'ahazaza he haba habi kuko impamvu ngiki iyo ukora urizigama iyo ukora ubuzagira urugo rwiza iyo ukora supportinga mama wawe iyo ukora ufasha igihugu cyawe iyo ukora hari ibintu byinshi bigufasha bigafasha n'abagenzi bawe muri society kubera gukora ni byiza cyane ijambo ry'Imana ryizera gute ijambo ry'Imana nyizera wenda ngezera nka 5% kubera iki kitaba kubera impamvu ngezera nka 5% ijambo ry'Imana riravuguruzanya ntago hamwe riravuga ngo kora andika kubura ngo uyikora andika kubura ngo byuka andika kubura ngo ryama andika kubura ngo ngwino andika kubura ngo wigenda nukuvuga ngo ijambo ry'Imana nyine nuko ngo kuryubakitse urugero wenda urabona nkobo urabona Yesu mbere yo kavuka Imana yeze ko bira bintu bizamubaho yari bizi ko bira bintu bizabaho cyangwa se example ya hafi reba Adamu na Eva Imana bashyira muri Edeni irababwira ati ibintu byose ndabibahaye irababwira ati ariko iki giti mureba nimukijyaho no gupfa muzapfa yumva byose yarabibahaye ariko igira ikintu ibabuza barangije ko kurumva ikintu iyo kimaze ko urabona urugero cya hafi cy'unuma cyukubujije nubwo uyitomva ko gifite agaciro iyo umuntu akomeza kukubuza ikintu urabane kubera kiba kimbuza kukiba bambuze iki kintu ubwo ngubwo birangira bigeze gute ubwo ijambo ry'Imana nyine biraba nuko birangira Adamu na Eva bacumuye kandi Imana yababwiye ngo iki giti n'umukijya no gupfa muzapfa yego
urumva rero ijambo ry'Imana rirarenze kuko hari aho Satani yageze ajya kubwira Eva aramubwira ati hajya ngo Imana yabwiye ngo nimuzajye ku cya giti, aramubwira ati yego, aramubwira ati hoya, ko ari kugira ngo mutagira ubwenge bwayo, ahubwo ni uko ukiriyeho uzakira, uzabyara, uzororoka, ndetse n'amaso yawe azahuhweza nuguhweza akagenda nagukunda rwose azahuhweza. Urumva ushatse kuvuga ko ijambo ry'Imana nyine rimwe rirakwemerera ahandi rikakubuza. Yego. Kubw'ibyo wahisemo iki? Nahisemo kuba njye nakwiberaho nka Gitafu. Yego. Gitafu ni muntu kirera. Gitafu ni umuntu Gitafu nyine muri aho ngaho ukunda gukora. Gitafu ni umukunda gushaka mu buzima bwa buri munsi. Gitafu ni wa muntu udakushaka kuzabona ngiye ndyamye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose mba ngerageza kugira gute mba negura ese buzima bimeze bite, ejo hazaza hanjye hameze hate, bizagenda bita musaza wanjye nzameze gute, ese nzaboneye mu mujyi wa Kigali, ese nzafite akamodoka kanjye, nzaba mfite inzu yanjye, nzaba mfite urugo rumeze gute, nzaba meze gute, nzaba ndinde homayi. Haje ni homayi niba ari homayi. Nzaba ndi homayi. Uwo homayi rero iyo homayi wenda izajya kubaho icyo gihe naramaze gutegura ahazaza hanjye. Yego. Kugira ngo umuntu yumva afite urugo rwiza agomba kwitondera iki? Ikintu cyane agomba kwitondera ni ukudaca umugabo we inyuma, kuko mu bintu bibaho ni ibintu bibiri byica urugo cyangwa se kariyeri y'urugo. Ni ukuba uwo washatse yaguca inyuma cyangwa se wowe nawe ukamuca inyuma. Yego. Ibindi byose yabyihanganira, ariko iyo byagezeho gucana inyuma yanagutwika. Yego. Wowe umuntu aguca inyuma? Njyanciye inyuma namusengera. Kuki umva ko abandi batamusengera? Ni ukuvuga ngo icyo namukorera hari ikintu cyamaze kuba ntacyo wagihinduraho. Urumva? Icyo cyamaze kuba nta kintu wagihinduraho. Ni ukuvuga ngo rero iyo cyamaze, tubuze urugero tuvuge uramutse uje ugasanga umugore wawe yakamwana aguciye inyuma, mba mvuga abantu dukorana. Yego nibyo. Cyangwa nzovu iguciye inyuma yamubomoye inzu yayisenye yayishwanyaguje. Ndibaza ni icyo gihe n'ubundi ko inzu yaba amaze kuyisenya, yamaze kuyibomora, icyo urajya gutongana bigende bitagwe imbaraga ubusigaranye nizo kugira ngo kujya gusana yanzu yamaze kubomora. None se urarenza iki kindi yayishenye inzu, ubu usabwa kugira ngo yanzu isana ahandi basenye wasanasane ushaka iyo n'iki niba ari nibisabwa runaka ubimukorere. Ubwo nyine nuko kuko inzu ava higeze ahineye harera. Sobaineye harera. Igitafu. Dukubita agapera ariko gatoya. Akapela. Ku muntu abantu barakuzi baragukunda. Kandi n'abafana bawe. Yego. Kubita akantu gateye kugira ngo wetavane ibyo n'igitafu. Akapela je mu gitondo kare cyane ngiye nakije kwa mabukwe mfite umucinya mwinshi cyane ndora kari bwishe mabukwe kimbona tibite musone se musubizani dore karabwagiye mukore mwampaye dode yanciye nyuma ninjye gwamushatse kandi sinabo babushatse ni nanjye gwamukoye kandi sinabo bamukoye ibintu nibishakwa kandi byose no bushake je mugode wanjye ndagusaba kugira ngo tuze ibyo byonyine birahagije. Uwo ni Gitafu. Kora subscribe, like na share na comment. Gitafu. Gita mu buzima ubona bwo kuri imihanda ni iki wigiyeho? Ikintu yigiye mu buzima bw'imihanda ya YouTube igihe kintu kimwe cyonyine. Yego wigiye kubaho ubayeho nka Gitafu ntuzabeho nka Yakamwana. Iyo uje imihanda ukumva ko ugiye kubaho uhanganye nabo usanze imihanda isi irakubona. Bibaye byiza rero abantu bari kihangana. Yes, wakwihangana imihanda. Ibyo ufite gumana nibyo byawe, ibitari ibyawe. Ibya Gitafu ni ibya Gitafu, ibya Yakamwana ni ibya Yaka. Kuko Yakamwana ntabwo yaba Gitafu cyangwa se ngo Gitafu abe Yakamwana. Ni ukuvuga ngo uba uri we. Reka nyine baho ukunda kubaho mu buzima, wita ku buzima bwawe utita ku buzima bw'abandi. Yego nibyo, ariko inshingano za mbere Imana irambwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urabanza wikunde ubone gukunda mugenzi wawe. Yes.
kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ijambo ry'Imana. Yes, niko Imana idutegeka. Ariko se abantu ubona babikora? Ntabwo nyine impamvu batabikora nimwe. Rega abantu Imana bayiciye amazi Imana. Hari ibintu byinshi Imana igenda ibabwira bakabica amazi. Nyamara twatugambo ayinkiri ijambo ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuvuga ngo nyine ngewe ndikunda, icyo bashatse kuvuga ni iki? Nuko uko udashobora kuba waba utari mu nzu, nuko mugenzi wawe atagomba kuba ari hanze. Uko bariye mugenzi agomba kurya, uko wambaye nawe ugomba kwambara, uko ugenda nawe ugomba kugenda, uko washingije nawe ugomba gushingiza, wanavuza induru nakavuza induru, ariko wanaseka nawe agaseka, warira nawe ariko aho ngaho ugiye kumbesha kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo mwishimane n'abishimye mubabarane n'ababarane, kuko ijambo ry'Imana igihe n'igihe cyacu. Nubona mugenzi wawe afite ikibazo mwegere umwasi, please ufite icyo kibazo umutabare, narimo kurira umubwe umufashe riri. Yes, nibyo ngibyo arire aboroge. Yego kuko Imana rambwira ngo umuntu najye ashaka nko kurira, wowe ushaka kurira byanyabyo ushaka gufata umwanya ukajya ahantu ugasenga ukavuga ati Imana nakubabaje nakoze ibyaha, ukarira nyine ukagira emotion, Imana iramanuka ikagusubiza. Umuntu aramutse agukoreye amakosa akakubabaza, yego ndi kubibona kuko ndabizi ko ufite akazi kenshi, nanjye ndagiye, ariko wakora iki? Umuntu angoreye amakosa cyakaguye mukira akakuvuga nabi akaguharabika akakwangisha abandi, wakora iki? Icyo namukorera ngiye navuze ko nta muntu n'umwe kuri isarurima nzegera amangana nawe. Ngiye uwo manganye nawe ni Jitafu wenyine. Yego uwo wihanganye n'ubuzima bwawe, uwo manganye nawe kano kanya n'uyu nguyu ureba Jita na wundi muntu manganye. Tugiye gusoza ikiganiro kandi turagisoje. Ndashaka gusengera abantu umunota umwe kuko abantu barabishaka bavana Jita cyangwa kazasenga umunsi umwe tukumva isengesho. Bari ryo usenga. Mana ugira neza, Mana cy'urukundo, ndagushimiye ko abanye natwe watanganye natwe, none wemeye no gusozanya natwe Mana abadukurikiye, igikundiro cyawe imbabazi zawe byose bibe muri bo, kandi Mana uko badukunda natwe niko tubakunda. Imbabazi zawe rero zimanuke mu mitima yacu, abanyabyaha twihanire kureka, ndetse ibibi byose bibe kure yacu, maze ubwiza bwawe bube hafi yacu. Mana urishobora byose, twe tunze neza ko tugira intege nkeya, ariko Mana ufite intege, ufite byose. Wabuye Gideon ngo Gideon ngo yewe Gideon we waguruka imbaraga zawe zingana, Gideon akobwa ati ndifite intege nyambwa ati haguruka uko imbaraga zawe zingana, natwe twaje uko imbaraga zacu zingana, nawe udufashe nkuko urishobora byose. Tubisabye twizeye ko biduhaye abafana bacu, abadukurikiye, abazadukurikira, iminja, abakobwa, abahungu, abamama, abakecuru, abagabo, yewe data we Mana yanjye kuri buri muntu wese umuha umugisha ukurikiye igicano, kugira ngo umugisha wawe ube kuri we, kandi bitangaza Mana tigeze abona mu buzima bwe abibone kubera icano. Icyo ubona yuko zibane natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, turagushimye. Asante sana. I love you. I love you too. Asante.